je baraburanye wowe warabukoze genda bishaka none nkurayeho neza ureke ibintu byo kwishahisha usuza kwisha hano ku mashambure kubera iki none se kuki mbiri kisi bitwaye ukabigabanya byibuze basi bigabanya urabana uranashaje ese kanya urashaka uzagwe hejuru y'umukobwa ko akagongo kamaze ko nta kugwe hejuru babwire sasa nagize reka agira bishu ashimije isi napfuye kurambura Yes, reka nongere ngoreze ikaze ukunda kujyana ibiganiro byacu umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ni team bless na none team swega ba this the party boy bombo class tia cool baba the top ambassador sound the marshal the michael is one is your blessings over blessing the top wasla Mr. Mwana mwetu kushaka ni wa muhungu wasizwe mafuta yo mugisha. Intro yanyu nago nyirangije kubw'impamvu zuko Kanyombya nawe atararangiza gufunguka ndarawe. Munakire mikoro kugira ngo tubashe kubigendanamo neza. iriya intro kwishiga kuko muri gufunga imikandara neza twararanye na bishubu ikabigenda nagize amahirwe reka aragenda yego yego umuntu ni kwambara duramaza ashyushye abakozi ba yabweni nyabuna muzana amazisha abakozi bo muri Kamegeni ni rapide niba bakoresha ingwi bakoresha amazi ashyushye abaje ako kana imashini nyinshi sasa nagize reka agira bishu ashimije kanyo utashaka kwihakana rubanda nicyo kwina wihakana kuki ariko igihe ubaye n'undi neza ugashaka guhakana ubwo ushaka gusobanura buriya se ibintu uri kuvuga ko kuri kumbeshyira mbyemera ariko ibyo ndi kukubwiza ukuri ngende Kanyombya arimo arazana akantu ibintu byo kukurikira by'ibyo ndetse wanutse kariya kayaga kambabiri kasheri none bagafunze kari muri wata ariko iki indiscipline ntabwo yafunzwe kubwuka ari kuvuga ngo ni indiscipline ahubwo yafunzwe kubwuko wenda yanyweye inzoga wenda ntazi control sibyo ni urugomo kandi ibyo na Kanyombya byamubaho rega yikwigira sicyori we ntabwo komete nzovu yambwiye ko nanywa amata ntasigaza hariya impamvu yasigaje wari wasiga inzoga yari yasiga inzoga mu kutarasiga inzoga kutarasiga inzoga mu mama yake nami reka mbabwire ko anga twaje anga hano bahita mu kikanyo Kamageni hani Kamageni herere hagara Kamageni ni nyinshi yego ushaka kwirangira abantu kugira ngo abantu bashe kumva hano hari gusaza zikora kavuga ati ndashaka guteza Kigali imbere uzendazana Kamageni noneho yagurira Rusizi akazana Kamageni mu Mutara akazana Kamageni muri Rubavu tuzaba tugize Kamageni bajya ngo ni nusa iyi ni ugurira rero ngo iki ni gurira ubugorira na Kamageni none abihuje ati none sibyo ni kubihuza gute bese araje ashiremo ngo nandi ndi guhita ngo ni tiraki yamamariza ikubitiremo kandi bose ndakuyebe wese shiramo nakatira aramamaza umurezi ko yamamaga yatangira ngo tira bane shiramo nakatira asigaye amamagara akambwira ngo tira ngo tira none ibiki ngo tiradira ngo bimeze biteze iyamamariza shiramo nakatira ugiye kwamamaza ibyo mubwira kugira ngo mwereke ko agiye niba ndavuga ngo ni gorira nukugira ngo kiyase niba amaye niye ariko ikintu mubwiye nukugira ngo ngwereke ko agiye gukora ikintu cyatwaze ko nuhana ukajya amasisi yego Kamegeni ukagera Kicukiro Centre Kamegeni ukagera Abagera Remera Kamegeni usigiye ukagera Kinuza Kanombe Kamegeni ugakomeza mu Mutara Kamegeni abo Mutara kamanuka muri Rubavu Kamegeni ariko hari ikintu abanyarwanda bajya bavuga gato tugarutseho gato cyane ari ikintu abanyarwanda bajya bavuga gato ngo ukora hasi ukanyibutsa ibuye yego niba ntibeshye neza icyo nshaka kukubazaho gato cyane wamenye ryari ko yakazana afunze ejo nagiye mu birunga uretse n'abishanga nagiye kubonamuna ingagi kuze hasi namwineye oya se ishobora kuba iri gutera unoze kuko itandi kugira gutya se cyangwa kunagize ubwo nawe
ukanyabutse ibuye ubwo ni imigani ya kinyarwanda wamenye ryari ko yakamwana afunze yakamwana twarabimenye ko yafunze wamenye ryari ejo bundi none abimenye ko yarwaye wabimenye ejo bundi none waramusuye gusura bavuga ko nsura za gereza Oya ntabwo uzaba ugiye gusura gereza uzaba ugiye gusura umusura akamwana nk'ipampe yawe umupampe wawe mupampe wawe kweri ntunamenye ukuntu ameze nayo kaza pampe se n'ibindi birabye pampe nabo uzi ko amaze iminsi 5 muri gereza ku itariki 9 yafunzwe ku itariki 9 inshuti z'ubu wazumvishe ntabwo nishyuza z'abayindustri sinzi inshuti z'abasinzi n'ubwo abantu bamwe muri ave kandi bavuga ngo uzamuave uzabe pasiteri ibyo bya pasiteri nabyo tubikeneye buhoro kuko nabo bamaze kudutera isoni bamwe na bamwe siko nawe utangiye kumusesenguza uzi ko batangiye kudusobanura uzi ko ejo bundi inzovu metere zovu yazambwira ko ninjiye mu busesenguzi asigaye asesengura sigara umusesenguzi ariko kakura ikiganiro ejo ndabwira tugireho umusesenguzi ariko yakaramuhitanye mu kiganiro ndumva nanjye kubwira ko ntari inshuti z'abayindustri kandi niba industri nakoze ngo industri nebwe sinywa inzoga simbana n'abasinzi simbana n'abasambanyi usibye ko kamene uvuye gukora iki ibyangwiriye kuri njye uvuye gukora iki kari kwivugishwa yabavuga ati uvuye gukora iki tuvuye kwikaragana mu biki nyabara mu mwanya nari munini kuri wowe none ukari burya umuntu agufata bitewe n'uko yakubonye wasanga nta kintu cyavuyemo utandukane neza ariko ni ibintu yagucishijemo ijisho buriya n'ibyo yacishijemo birahagije umwuka ze ndawufite ngo nta gikombe uri guhatanira ngo nta gikombe uri guhatanira igikombe cy'iki ishuri wanjye ni inshuti yanjye kuva kera nta shida afite ngo nta gikombe ntari kwikopesha neza nta n'igikopo nshaka urashaka kumbwira igikopo nka gatarina bya bindi bavuga ngo ni icya gatarina byaranze hari akadobo batuzaniye ariko umaze no gukura akadobo batuzaniye ariko umaze no gukura kandi ujya umenya ko akadobo ko gukora iki ariko rero umaze no gukura kandi ujya umenya ko kenshi umuntu yakuze asiga gukura niba wambyaye nimurakura mbese ubwo naba narakubyaye ubwo ntibigaragara utangiye gutukana bimwe byawe gutukana nawe ni faki ibyo bintu kandi ngenda nawe ni faki niko nawe oya ibyo umva kanyo wanjye niba nari bari faki oya kanyo ibyo by'ubwindisipurine umva kanyo ibyo by'ubwindisipurine nibwo butuma mutambuka imipaka bagira ngo nanjye njya twatora wavuze umukobwa yamwagarazigeje abaze b'ubururu ry'umugero amaze atukuye ngo wajya ngo yari ugereza umwegereza w'imikoro nta kintu namwimariye ntacyo wanyimaka wanyima iki kigaragaza ntabwo icyanjye dore ejo bundi nyagahene twaba tuganagiye kujya muri Amerika ntabwo simbizi akakunda kurata buri gihe oya umuntu ukunda kurata ni yakamwana nyagahene wagiye kujya muri nyagahene n'ugiye kujya muri Amerika umuntu bagiye gusiga mu Rwanda ni umuntu bita metere nzovu na Kanyombya abantu bagiye gusigara mu Rwanda nyagahene yakamwana bagiye kwambuka ndabyemeye batangiye kugenda uwa mbere yakoze urugendo niyaka urugendo yakoze nyagahene ubu noneho mani uzi noneho Kanyombya si ukuntu bimeze we noneho ni umudiyasipora w'i Burundi ntabwo ari umudiyasipora w'ahandi w'i Burundi ngende umudiyasipora none mwebwe mutangiye kuvuga ngo bagiye mu ndege indege ya mbere ni magusa hariya ni iwabo wa twese muri wese ni iwabo wa twese nawe wagiye cyo koze reka nkubwire wagiye umugabo ngaseka imbohe mani ushobora kwisangana natwe dushobora kugenda twagera hariya imbwa ninde undi muntu ntabwo ari wowe imbwa niyaka imbohe ninde ntabwo nigeze mfungwa yewe ntabwo ugeze ufungwa wowe ufunga ujyana ijana ku ijana ntabwo byaba ubu noneho reba baza ukuntu ugiye kujya ushaje njya kwenda iki arega bari kungeraho baragenda mu ndege uwa mbere ari mu dumuri uriya kamwana kubera indisipurine nanjye ntegere kwiga indisipurine nshaka umuporofeseri unyigisha indisipurine nimikora dumburi mfata indege niba ugeze ahangaha utariga ibintu by'ubwindisipurine ntuzigere ubwiga buriya ubundi njyewe
ubundi reka mubwira umuvandimwe wavuze ngo discipline n'igifaransa ntabwo babyigukuza rero nanone kuba indiscipline ushaje se ntabwo byakunda ngo discipline n'igifaransa nubwo ushaje bwose nakunogeje ntacyo nta kibazo ariko igaragariza ababonye akana ari kujomba makubita mu koko kari ngombwa imbere ya cameraman se n'igicucu aho kano kari ngombwa iyi kurusha igicucu kagishyira imbere y'umuntu akagenda igicucu ko kigenda umuntu aragenda igicucu nimba nagiye nkagukaraga boro turi mu ibanga mu gashamburi ukabuje kubishyira hano hanze Kanyombya, how do you feel? I feel Peter. No, I feel correct. Urabihinduye, how do you feel? I feel Peter. Correct. We feel Peter. I feel Peter. Ntacyo bagaragaza. I feel correct. I feel correct. wamaze kubihindura urundi rwego kuko Peter atangiye kuba agasambusa nta n'icyo agezeho muri iyi minsi noneho nakoresha nawe natangiza iki I feel another thing. Oh yes. Naho wenga ibintu bya byose ubishyira mu kwamamaza gusa. Kwamamaza namamaza ikikorese ari cyo nwaye. Kino kujya Musanze ejo bundi nawe navuye Musanze uyu munsi mbona byakomeye hano ku byapa bakumanika ku byapa. Ni ahantu tuzajya mu bwiza. Hehe. Bamumanitse mu byapa ari mu Musanze. Arios. Bamumanitse sibyo ndi kumubwira se. Nawe kamanikwa. Abamanitse yewe. Abamanikwa se bafunzwe ntabwo bazi. Bakumanitse uragiye. Ese kusigaye utukana Kanyo. No kumanika nta kamanika. Uzize Kanyombya none ikintu gisekeje se. Afite umugore w'igitomati. Nagiye. Niba ndi kubona kano gapo ya gapo utwara. Bose bawe. Basiye bamwoza bagashyira struwaya. Umuntu ashaka kuvuga ngo ngenda mututse Kamera ngo ngewe Kanyombya ngo baseba cyo suwaye basigaye bakoza ngo ngenda stroke tuzana gapo kutwa yakuna cyane ikimuri cyaro suwaye iyo ndo masafira yawe ninge wawe atashe muri twanafashe niba ngo ndatu Rabali tari kukinara ngo you girl Are you stupid you girl hari abakobwa njya mbona bibarangurana ngo bari mu biganiro kumbita hasi umukobwa akamujya hejuru Kanyo wazagabanyije uburaya ko utangiye kuza mu buraya ushaje ahantu bari gukora ntuza kose ahantu bari gukora kubyiga neza bakabigisha cyangwa waraburangije ntabwo nigeze mbujya warabukoze ngenda bishaka none ugurayeho neza ureke ibintu byo kuyishasha usoza kwisha hano ku mashambwe kubera ntuzi kuki wakwihangana ukabigabanya byibuze ku gipimo cy'urugero urabona uranashaje ese Kanyo urashaka uzagwe hejuru y'umukobwa ko akagongo kamaze kujoka nta kugwe hejuru babwire ariko abandi baraya bajya gushaka amafaranga bakajya gushaka amafaranga ahantu bakazana amafaranga ikintu kibi ni ukujya kuraya ahantu ukajya kuba bwa buyoga bwa 50 ugasanga uranuka inzoga byarangira wamara kubusinda ngo ari izina ry'umugore wanjye witwa nde ugeze mu rugo ukatangira kubaza umugore wawe izina mwarasezeranye uriya buyoga ni ubuyoga bubi ariko uyikoze uburayi ukagenda ukavuga ingenge Dubai dodubwo nawe urabuzi ariko kwanza bagire n'inama sibyo bagire n'inama wenda babwire mujye mubikora gutya bikorwe gutya ubu ngubu ugiye mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ushaka kubona inda yahanze igenda yinyonga gutya mu muhanda sinzi ukuntu byagenze ariko ntabwo ushaka kubona umwana w'umukobwa hanze bikorwa ku matelefone agenda aza hanagiye par commande ariko mu Rwanda bimaze kuza kuvaho bafatiye amasaha kuva mu saa saba ntabwo umuntu agomba kuba ari mu kabari ntabwo tubabuje gukunda ariko gukundana mu nyamaswa gukundana nk'ingurube nangwa imbeba nangwa ipusi nangwa imbwa ntabwo biri ari byiza alo mishu sibyo nasikora kugejeje ndaguye umamagara mwumva ngo niba ari tira ngo niba ari bicu sigaye nyita gute tira nta kantu njya ngukorera akazina kugira ngo Kanyombya ni wa muntu wamamaza akanaguhamagara akamamaza bakandi uretse ko turi mu kiganiro cyacu twembi n'abandi babibone ko tutari kwihishira sinaguhamagara ukagitaba
ahantu twageze hari watubonye tidusaba twigiriye mu kiganiro ese inama wari kugira abantu bigenze gute inama arayiretse inama yo kugira abantu ese we wagira inama wemeze ko bitwara gute bagenda nk'imishwiri bitwarwe gute ibintu muri kuvuga muratu umuntu ndakubwira inama mbagiriye kujya bagenda bakajyana mu rukundo bagenda bagerayo ugafata mugenzi wawe neza ukamuha kashi mukamenya kwirinda dore ko icyaha byabo byateye none se ujya yuko ubwirinzi nta gakingirizo wakoresheje Kanyombya ujya yuko ubwirinzi uzakareke ujya ubwibuka ariko ntabwo nanjye nakakuzanira oya ujya ubukoresha none se mubaze wamubaza ndetse nubyemeza akabihakana turemera cyane nabihakana nuko ni satani izabimuteye oya ubundi ukuntu bimeze kareke mbese kanyoreka nkubwire uzatunga uturike ndebe ko ibintu uzongera kongera ugomba gufata agakingirizo ngo nzaba meze gute kanyosha naba mbaye nabi mu izina rya Yesu ishuhu wakoresha agakingirizo bakanakuzanira ntabwo ureba nibuze uvuga uti ni sense of niyo mpamvu wari wabipakiye mbona unje imbere upakiye se buriya wabona abantu barakoze agakoresha agakingirizo ariko buriya abagiye gusama ntabwo anazamana afite agakingirizo ari kwirinda niba se ntabwo ari ingeso ntabwo se yishakira kugira ngo imibereho ayibone agakoresha agakingirizo kugira ngo azajye ari cya cyorezo cy'ikiwerewere ugasanga se kanyo igihe wabikoreye ubundi ntiwahazi Marie Claire amaze gusaza imvi dore zageze n'ahandi hose zarengereye agafite kasida ariko kukita kasida urekize uzirana ntabwo kwizeye reka kuve mbanze nkubwire uri kumva buriya sida uvuga ngo ni akantu koroshye bataragukubita urupimo ngo noneho ngo utegereze igisubizo reka nkubwire uramenye none zine ntabwo yagakingirizo agiye kujya yota akazuba saa sita ceceka wowe ugiye kubyuka ujya kota akazuba nibakonja riva nubwo babakonja riva ntabwo nzakwizera ugomba kujya kwipimisha niba ushaka kwa nyewe ufite ikihe kibazo ko twikingiye ko byarangiye hari ikibazo ufite ngira imana nta muntu ugomba ariko gusa nta muntu ugomba no macaro irandura iki no macaro izo amacandwe yajyaga bose ko bapima bakoresheje test bagapima bakoresheje amacandwe bakayiba ahubwo nabo nyeje kujya ariko umva tipresa ibintu byinshi ngo amacandwe akoreshwa hehe bara testing bakayibona ubwo uri kuvuga ko bapimira bakayibona ntiyahandurira oya mani Kanyombya rero nose amacandwe akoresha niyo nshaka kumenya ni iyihe rero amacandwe akora hari abantu basomana rero nabonye ejo nabonye muri ya filime bahora bavuga yitwa niba riganza niba riye umuntu agasoma undi nkabaza ese ko turi abazi sinayase abantu basomanye nishu ibyo nishiya ariko si umugore wanjye ko twashatse kugira ngo twiyakire gusa twiyakire tubikore muri mbote muri tembo mbote noneho birangiye twavuze muri tembo na mbote wa tembo ntabwo izi wayibonye noneho birangiye watembo turetse noneho ugasanga usanze umuntu yakomeretse ishinya niyo we yakomeretse ubona ko ako kanya atagutera sida ugomba kwirwara ako kanya aba bantu rero basomana ivivi bazajya babashuwa ko ishinya ari nzima nawe yishima ry'aba bene wacu abandi usanga ari ibintu bimeze nk'ibisebe babagenzi bacu none se ibaye n'inzobe cyane ugasanga ibishinya ni umutuku we baba we hari ziba ari igihe rega ishinya yaba itanakomeretse ahubwo ururimi rwakomeretse oya ntabwo ururimi rukomereka ishinya niyo danje twe turi abaganga rero turabizi n'ishinya ushobora kugira gutya ugafata gutya gusoma ngushaka yabonye gusoma nagusomye hari uburi ururimi rw'umuntu Kanyombya rufatamo gutya inkono zo mu bihangare ngira imana ntabwo yigeze usoma turi hariya ntabwo yasomye ko kitamusubye Kanyombya cyane biriya bintu gerageza kubyibagiza kuko usanze ishinya yitondetse itonokaye ese nabona nakora agapfukamunwa ese nabona ka prudence yo gushyira ku menyo ntabwo bibaho wabona prudence y'amenyo ntabwo bibaho niyo mpamvu ubwira ngo ntabwo wabyizera no afite agashinya kariho ugase ariko hari ahantu bishobora kugera bikarangira umusoma ntabwo byanze njyewe ariko hano afite ishinya yaboze yazanye ibisebe iri mu tunyo
Squat umuntu gutakariza ikindi wishinya ndakubwiye mumenye ushobora kuzamo akantu twe twakoze ikiganga kuva kera hari ikintu cyitwa microscope uretse ugafata none akantu ugafata nta tije ugashyiramo ugashyira kuri microscope tugashyiraho umuti ushobora gutuma ariko birapima wajya gupima ugasanga hari inyo mu kanwa hari abantu bagenda n'inyo mu kanwa utabizi inyo microscope ikintu buri ibintu ikwereka sibyo ntabwo biba ari ibintu bifatika oya microscope ishobora kwereka agakoko kagenda kuko nshaka kukubwira ko microscope hari electronic hari na microscope ordinaire rero urumva ko ari ya kera ni yo muri antiquité ariko hari microscope electronique ushobora gufata gutya ugafata pate wavanye nko mu kanwa twabyita pate ukajya gutya ugashyira ahantu ukabona ibikoko biragenda bigaragara ngo bitagaragara bigaragara ni ibiki rero ushaka kumbwira ko inyoni zitagaragara ziragaragara inyoni ntoya zitagaragara zigaragarira muri iyo microscope ko nako zigaragaza none niba uzikeneye kuzinywa zigotomera uzajya usoma ibyo nta kintu na kimwe ushobora kuguramo indwara kubera ko ariyo amazi bavuga ushobora kuyabonamo kubera ko umuntu aba ari ikiju atarize ndamubwira ibintu biri ubu n'amata kunywa cyangwa se none reka uyapimye wabona mu kiganga uratuma njya mu kiganga katumubaze nawe akunda kubaza reka nawe tukubaze ni muganga ntabwo muganga kajya waganze kajya baratubaze Brezi waganze oya yazi microbe ubundi ari kugira inama y'ibintu byo gusomana n'ibice akubwira ngo abantu ubundi ndabikora wamugana ubundi oya tubwize ukuri wowe dusomana ntabwo njya nsomana reka mikubwire mu problem reka nanjye kwigisha mubwire kugeza ubu uremera ko microbe zigaragara ko microscope electronique ndabyemeye technologiquement urabyemera ko kuva hano kugera hano hari microbe n'ubu turi kuzihumeka ikindi hari microbe zifitiye akamaro byo birazwi hari bacteria zimwe nawe zidufitiye akamaro nka za champignon n'ibindi ariko hari ahantu ugiye kubwira wari uzi ko none ahangaha ushobora gukora kuri jisho gutya washyira kuri microscope ukabona ibisimba biri kuva mu maraso yawe kandi utabireba kujisho utu tuntu twinuza bivuze ngo hari ibyo tugomba kwirengagiza kugira ngo tube muri iyi si oui ce sont des microbes là qui banza ukinyemera icyo kintu banza ukinyemera icyo kintu nyine icyo kintu banza ukinyemereye hari ibyo tugomba kwirengagiza kugira ngo tube muri iyi si ugomba kwirengagiza ukanabyirengagiza ko n'utwo kuko uri kuzirikana kuri guhumeka ntabwo ari kubyirengagiza ibyo tutirengagiza ni uko hari bimwe dukeneye oxygene nk'uko ishobora kuba ifite microbe tukayihumeka ariko ikaba dufite ikintu cyitwa contre attaque ya microbe iva muri oxygene ikaza yatugera mu mazuru for example kuko dufite mikezi irimo ikayica izo microbe noneho nose kutanyemerera ikintu nahise kunyemerera hari ibyo turabyemera ibyo ngibyo for example ndabyemera ibyo ngibyo hari nko kujya ahantu ukaba ukeneye carbone ariko utagiye gushaka carbone yo muri toilette ugashaka carbone ahantu hari amawuwa nk'ibyo ugashaka carbone mu biryo nko mu ikijumba cyaraye burya gishobora kugira carbone kuko cyaba cyagaze ariko kuvuga ibintu byinshi ugashyiramo ubwenge bwinshi ubwenge ntabwo ndi so ntabwo nanjye nervare niba warije mu bucucu ibyo n'ibyo ngenda kubwiza ibintu by'ukuri wari uzi ko ushobora guharura ku mubiri gutya ukazana ico ryawe ugashyira kuri microscope ukabona ibikoko biguruka bibi cyane ni ukuvuga ngo twebwe natwe duturanye mu bukoko turi ibikoko kandi turi igikoko ariko nawe uri igikoko usa nk'igikoko ibikoko biraho biri usa nk'igikoko pe oya igikoko reka mubwire kwita ibikoko nuko tuzi ko l'homme est un animal intelligent pensant ariko hari ibikoko nyabikoko kakazungu ni igikoko ese kanyo buriya kira ni igikoko buriya arakakubitwa n'ibikoko iyo umuvuze abantu benshi barikara arakaribwa n'ibikoko uziko noneho n'umutipe witwa kazungu zikana nagutereka ugahita wikanga uzi wakumva inzobe wose ukumva mbona bateye ubwoba ubu nawe iyo uza kuba uri kiri gatoya nawe iyo uza kuba ukiri gatoya bicaranye hano abari barabikemanga akazungukazi nawe iyo uza kuba ukiri gatoya subiza niyo tutarinze bitwa twisiga tureke ndobamuha iryo zina mu bashaka kuruka wavuze ko ari ibyuririzi biri kugenda bikuzamuka birashoboka nawe n'icyuririzi aragatsindwa ubwoko kakorona wamuteza kubona akamuteza sida akamuteza
nibihe bisimba bijyana cyane inzige akamuteza ibintu byose wimwikanya amazuru n'ibindi matwi ukamureka ko kumuhana ntitwicana we yarishisha abantu ariko twebwe tugenda gukora iki kumufunga burundu tuvuge ariko niriya burundu akarya agahumeka sinumva ahubwo washaka inzige ariko ko abantu benshi babushije akari urutega sibyo uri kumva kaburiya ahawe nk'igihano cy'imyaka runaka yazafungwa akavamo ntibibe burundu akavamo abandi yishyuye bo bakazavamo ryari byagenda gute bo bakazavamo ryari utekereza ko bamuhaye iminsi 30 bababyeyi aho hekuye bababyeyi ahekuye akabahekura bakazongera guheka ryari cyumva ko ari ikibazo nangwa sekuruza nangwa sogokuruza nangwa sekurume ashobora kuza hano narwamwemera unyibukije bisekuruza wabwira na wa mwana bamwitaga icyo cyo mwarahuye yamwe musuhuze mfite n'ubutumwa bwa yamwe ngo ndibuza kugezaho izina ry'Imana niba afite ubutumwa icyo cyo yabwiye ngo nkoreza ubutumwa genda witume hano mfite n'ikiganiro kitwagira ati Kanyombya wabuza we tumagenda kutamujyana muri abo se twaturimo hano ni hoteli abakunda gusutama abana bazi kwitwa kuri ya toilette imeze nk'igisuperi mwicaraga ariko njye nabonye ukuntu ako yakara natwe ukuntu yamucanze mu rukiko ndamwise ngo ni yakabwana hajya niko ubundi ikintu uzaba uri kumwe nande kigiye kubwira uzaba uri kumwe nande kwa gatatu kahungu kandi ko murengere kano kavuga icyo cumi akuga icyo cumi urumva ibyo nakubwiraga umuntu akwiriye icyegeranyo usibye ko mu Rwanda koko twaze guhanisha umupfu kwica abantu turabyana iyo twanyuzemo birazwi biraduhagije ntabwo never again ntabwo dushaka kubona amaraso ariko uri igihano namwanikiye ntabwo wamujyana nk'ayubu umushyire muza mu hantu ngo intare zimurye nta ntare dufite ese buriya utegeza niba kugira nk'umucamanza wowe wari gufata umwanzuro w'iminsi 30 cyangwa gukatirwa anyi umucamanza nazanye inzuki zikamushyiraho inzuki zikamurya nazanye inzuki zikamurya ndashimira mugabo hari umugabo wari haniye nyirarume namwibuka ujya gusa gutya ari gusa nacyo sana kiriya kigabo usa n'uya mugabo muri Korea yahaniye nyirarume yitwa nde ngenda gushaka yitwa nde nyesa n'abanyakoreya uyu usa na perezida muri Korea cyo mbacu murasa cyane bajya muri mushiki noneho aramata nyirarume aravuga ati dame amuhereza afatanya n'umwe kubera kuzana ibintu byo kumumenyera arashaka kugira ngo agende gufata amatora yigira ibintu babe umuntu watari ashaka kubirindura excellence muri Korea aramureba ati sasa vie oncle numenyere Toma Nyiragwa ndakwereka amuhaye imboga zingana ku musozi kiganiro cyacu ufite ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza abantu benshi bazi iminsi bambwira ati nuwongera kugira muri kuvugana Kanyombya uzamutubariza uzamutubariza ikibazo cy'amatsiko ngira ngo nkubaze ugisubize neza kandi ugisubize nk'umuntu uri mature enough none wagisubiza nk'inyamaswa kandi ubwo nyamaswa turi kwamagana turi ku musozi ikiganiro cyacu ndi umuntu urandeba ukasaba kumva icyo kibazo cy'amatsiko ngira ngo nkubaze buri munsi uhinduranya abakobwa ejo ndakubona arize ejo ngubara namishije umwana kanaka ku kibazo cy'amatsiko nyangubaze cy'amatsiko ufite umugore ngiye kwivuga by order utazanyishimira meze nkayive ntabwo meze nkayive ibi warabasogongera akabareka agasogongera akabareka yewe usogongera ngumaho usogongeye angumaho angumaho hoya naga ari umutima uriyize ibanga ryihari ariko ngiye ndyo gusogongera ariko kujya ukajya n'abana bijo ngomba kugumana nubona bikunaniye we yaguhaga kijana shenyo ko direct rizandiho aramunda mishu aramunda undi nkunda nindi ndamwibagiwe harakandi kantu kamunda ko wewe umeze nk'imisozi bajya muri ikirunga cyane arako watenda none ejo ndi karabyanye kandi unazi kari wagatenda kamwe bita ngo ni nikindera kandi Kanyombya byara abana basa kabye umwana w'umuhungu w'inzobe byatari ejo ndi yavuye ku Kacyiru azanza niyo nguge niba dusa zabyemera afite amaso nka yawe umwana yavutse kanura basanga amatwara yawe n'amabara yawe ingoko nabo nyari bibaza umwana wanze ingoko ni zayi Yive nuwe ikizuru ni cya Chris Yive nuwe Yive avuga nuwe batenda barakurakuza
umuntu wagiye Buhunde iyo yabaga nuri Buhunde zigaruka Kigali yabaga ino hari umuntu ukora mu za matora n'ibintu yadodaga matera ariko ubonye ikizuru ni cya Chris neza ariko rero uriya mwana ntabwo ari wanjye kuko iyo nguge azayizana sire ko dusa ntabwo nasa n'inguge kuko kuva wamutereza ntabwo murongera kubona indande kuva icyo gihe ntabwo utera indande agaterwa imbaje ibijugujugu aragaterwa amakara y'ibishirira atajagore ariko reka dusezera ahubwo buri yugumye kujya Kanyombya nta nubwo byarangiye mami reka twigendere aho tuzongera duhure kuko tuzabana yego muri Kamegeni ariko ahantu ho bigiye kujya bibera niko n'abakozi okay mugire ko musezera abantu banyu mugire ukuntu mubarangira ku bajya babasanga za muri Kanyombya se n'umuza arasoza yamamaza atangira yamamaza agasoza Ndashimiye kagabo bashimira nta Kanyombya wagiye unyamamaza Kamegeni cyambere nibwo nakwamaza nakubwiye byashimishije ko ari amashambure meza baraye nagwagoniye washinzira gona byo kugona uwaraye neza imvura ntiyaguye biba akarusho ikintu cyantangaje nuko imvura yagwa ngo nakazika akabenzi kahaba agwariye kaduceceka abanyarwanda bari butwumve nangwa n'abandi bose batagira ngo Kanyombya yigiza ngurira hari ikintu wanguriye ko wanzanya ngo Kamegeni yenda kagurirwa ugizungurira kagurirwa ibinono bye n'uzabye so wiri umereza amata kadirika mbiri ntabwo yitangaza imbwa zarateye yarandeze ndumara amata muze kuko njyewe wanga kubyara ambere kana nahita nkundi nkorana panyo nakujya ese tugahuruka reka kubeshyira mama wawe bye reka nigendere Kanyo wagumya nongeye nkabanza ngasezera turi kumwe urumva bikuriye iyi ni couple y'umwaka rero ubu ngubu ko mbona uri kwigira hirya no gushaka gusura ko uri kwigira gutya Kanyo isunyibutse ibintu wakoze reka tubireke urumva data nje nitwa Mishuketi nyina filme ndabizi mumaze no kumenya mbashuje nanabasezera Instagram nitwa Mishuketi TikTok nitwa Mishuketi ahubwo bagiye Kanyombya live ko bagomba kuyikurikira bagomba no kujya turi kuri Kanyombya live niho biri kubera na Instagram ubundi rero bye tugize umupaka mwiza Napfuye kurambura.